ijambo ry'Imana. Turashima Imana umwanya tumaze turimo turamya, turimo duhimbaza, turi mu bwiza bw'Imana. Wari umwanya mwiza, wari umwanya w'agaciro, wari umwanya wo kumanura ubwiza bw'Imana, kandi twahawe umugisha. Rero harageze ko twinjira mu ijambo ry'Imana. Reka mbere yuko dukomeza tumaze dusome igitabo cy'Ingoma za mbere. Turasoma umurongo wa 9 n'umurongo wa 10, hanyuma dusenge, none twinjiye mu ijambo ry'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ingoma za mbere ibice 4 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10 aravuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye byose. Reka dusenge. Data, turagushimiye muri kano kanya, turagushimiye kuri Imana irindi ijambo ryawe, turagushimiye ko uri Imana wohereje ijambo mu isi kugira ngo ritwigishe, riduhugure, riducire inzira, ritubere urufunguzo, ritubere inyundo, ritandukanye ibikwiriye gutandukanywa, riteranye ibikwiriye guteranywa, n'inkota y'amugi yombi irenguranya, igakata ikagabanya umusokoro n'amagufwa. Nukuri turagushima kubw'ijambo ryawe Data, kuko twariboneyemo umugisha kandi twariboneyemo imbaraga. Turakwingiza kujya muri kano kanya ubwoko bwawe aho buri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, umuntu wese ugiye kumva rino jambo, reka rikore ku mutima wiwe, reka rikize ubuzima bwiwe, reka rimuhe ubwenge, reka rimuhe icyerekezo. Reka Mwami iri jambo uyu munsi wa none udaye kugira ngo tugaburire ubwoko bwawe Data, rikwiragire isi yose kandi ryere imbuto nyinshi cyane, kugira ngo Mwami ukize ubwoko bwawe biciye mu ijambo ryawe. Turasengeye Mwami abatwumva bose, turasengeye abo turi kumwe hano, turasengeye abari mu buhanga bw'ibyuma, turasengeye wese Mwami uzakurikirana ijambo na nyuma y'imyaka myinshi, kuko ijambo ryawe ntabwo ribora kandi ntabwo risaza, rihora riri shyashya igihe cyose. Niyo mpamvu tukwinginze ngo umuntu wese uzakurikiranira ijambo nubwo haba nyuma y'imyaka 100, Mwami uzamuha umugisha kandi uzasohoze icyo ijambo ryawe rivuga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo imigisha izanwa no gusenga. Niwo mutwe w'amagambo dufite uyu munsi. Tumaze iminsi turimo tubereka ibintu bitandukanye bizana imigisha mu buzima bwacu. Twatangiye tubereka imigisha izanwa no gutanga. Ibyo twarabisobanuye. Ubaye aribwo bwa mbere udukurikiranye, n'ubundi wajya kuri channel yacu ya AIM12 TV, hanyuma ukandikamo imigisha izanwa no gutanga. Icyo gihe uraza kubona ubutumwa twatanze n'ibyo twavuzeho byose. Nyuma twongeyeho tuvuga kuri titire cyangwa se tuvuga irindi jambo cyangwa se indi nkingi ijyanye n'imigisha cyangwa se imigisha ijyanye no gukora. Twavuze uburyo ki hari imigisha itaba mu buzima bwacu cyangwa se itaza mu buzima bwacu kubera ko tudakora. Ibyo twarabisobanuye, nabyo wajya kuri AIM12 TV n'ubundi ukandikamo imigisha ijyana no gukora, wabona buri kimwe cyose n'amaverise n'imirongo birahari. Rero uyu munsi tugiye kubaganiriza ijambo rivuga ngo imigisha izanwa no gusenga. Haleluya. Izi ngizi ni inkingi zigize imigisha y'ibifatika. Gusenga ntago ko kuzana imigisha bifatika gusa, ahubwo kuzana n'imigisha mu buryo bw'umwuka. Ariko noneho uyu mugoroba turashaka kuvuga imigisha y'ibifatika: amafaranga, izahabu, ifeza, amazu, imyambaro, kurya neza, kubaho neza, kubaho mu buzima bwiza, ariko bizanwa no gusenga. Haleluya. Ijambo ry'Imana yatubwiye ku mugabo witwa Yabesi. Uyu mugabo witwa Yabesi biravuga ngo nyina yamwise Yabesi kuko yamubyaranye agahinda. Nuvuga ngo yavukiye mu buzima bubi, yavukiye mu buzima bw'ubukene, avukira mu buzima bw'ubutindi, avukira mu buzima bw'imivumo, avukira mu buzima butamuha amahirwe y'ikintu icyo ari cyo cyose. Iyo wavutse uri umukene
iyo wabyawe n'abakene ukavukira mu buzima bw'ubukene, ukavukira mu buzima bw'abantu batishoboye, badashoboye, biragorana kugira ngo ugere ku migisha y'ibifatika muri iyi si, kubera ko haba hari imyuka y'ubukene iri hejuru y'ubuzima bwawe. Hejuru y'ibyo ngibyo nta nzira ubona ikugeza ku bukire, kuko iyo wabyawe n'ababyeyi badafite ubushobozi biragora kugira ngo bagutware ku ishuri. Kandi muri isi hari amahame avuga ngo utize ntiwagera kuri ibi. Iyo wabyawe n'ababyeyi b'abakene biragora kugira ngo ugire amagara meza, kuko hari formule ivuga ngo kugira ngo ugire amagara meza hari indyo yuzuye ugomba kurya, ugomba kuba wariye ibi, ugomba kuba wanyweye ibi ngibi, ugomba kuvuzwa ku gihe, ugomba gusuzuma, ugomba kuryama heza. Ibyo byose rero wabyawe n'umukene ntabwo ubibona. Usanga rero umwana wavukiye mu bakire n'umwana wavukiye mu buzima bw'ubukene ntago bakura kimwe. Abana bamwe baragwingira, abandi bagakura neza. Usanga afite igihagararo cyiza, usanga afite umubiri mwiza, usanga afite amagara meza, usanga ameze neza. Kubera iki? Kuko yabonye indyo zuzuye, yabayeho neza, yarakurikiranywe, yavujwe ku gihe, yaryamishijwe heza, yari iby'umubiri ukeneye. Icyo gihe akura neza. Ariko abantu bavukiye mu buzima bw'ubukene nka Yabesi baragwingira, bagira amagara make, bakura badafite amagara ahagije, ubwonko bwabo ntabwo butekereza neza. Iyo wariye nabi ntabwo utekereza neza. Hari ibyo kurya bifasha ubwonko gutekereza no kumva. Niyo mpamvu usanga inshuro nyinshi abana b'abakene ntabwo bakunda kugira ubwenge mu ishuri, bagira ubwenge bw'imibereho isanzwe yo hanze. Abagira ubwenge bwo mu ishuri n'abandi bafite ubwenge muri naturere, ariko ubundi usanga nta bwenge bwinshi bagira, kubera ko ubwonko bwabo ntabwo butekereza bwihuse, kuko ntabwo baba bwarabonye ibyo kurya bihagije ubwonko bukenera. Hejuru y'ibyo ngibyo niyo ufite ubwenge ntaho bugera, kuko usanga ajya mu wa mbere akaba uwa mbere, mu wa kabiri akaba uwa mbere, mu wa gatatu akaba uwa mbere, ariko yagera mu wa kane bikanga ntakomeza amashuri. Ugasanga avuye mu ishuri atari uko abuze ubwenge, atari uko adashobora gutsinda, ahubwo nta bushobozi buhari bwo gukomeza kwiga, akava mu ishuri kubera ubuzima agatakaza. Izi ngizo ni ingaruka zo kuvukira mu buzima bw'ubukene. Rero iyo wabyawe n'abakene ukavukira mu buzima bw'ubukene biragorana kugira ngo ugere aho ugera muri iyi si, kuko imitego iba iri imbere yawe ni myinshi, bariyeri ziba ziri imbere yawe ni nyinshi, ibikunaniza muri ubu buzima ni byinshi. Niyo mpamvu usanga abantu babyawe n'abakene cyangwa se bavukiye mu buzima bw'ubukene bagakura mu bukene, barakora cyane, ariko ibyo bakora nta musaruro bibazanira, kuko bakora ibintu bitari mu bwenge, ahubwo bakora ibintu bikoresha imbaraga. Imirimo yabo y'amaboko iba ari iy'imbaraga, ariko nta bwenge, nta tekinike ziba zirimo. Uzasanga umuntu aterura ibiro 100, uzasanga umuntu azinduka saa 11 za mu gitondo akirirwa asunika ingorofani, akirirwa yikorera imicanga y'abakire, ayivana hamwe ayijyana ahandi, agatunda ibintu imodoka yakwikorera ntihaguruke, we akabitwara guhera mu gatondo kugera ku mugoroba, agapakurura imodoka zirenga 5 ku munsi ari wenyine, arakoresha imbaraga. Ariko yataha ku mugoroba agatana amafaranga atari 5,000 by'amanyarwanda, yakoze kandi yavunitse, ariko bitewe naho yavukiye, bitewe n'ubuzima yakuriyemo, nubwo akoresha imbaraga nta kintu ashobora kugeraho. Uyu munsi ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo imigisha izanwa no gusenga. Rero ushobora kuba wumvise ijambo rivuga ngo gukora, ukibwira ko gukora cyane cyangwa se gukoresha amaboko cyane ibyo byonyine gusa bihagije ngo bihindure ubuzima bwawe. Nibyo birakenewe kandi nizane n'urufunguzo rw'umugisha, ariko reka nkubwire ngo hari abantu bameze nka Yabesi,
bakora ibishoboka byose ndetse bavunika ijoro n'amanywa, ariko badashobora kugira ikintu na kimwe bageraho muri iyi si. kubera izihe mpamvu? bakeneye imbaraga z'amasengesho zihindura ubuzima bwabo. bakoresha imbaraga zitagira uko zingana, ariko amaboko yabo n'ubwenge bwabo n'ibitekerezo byabo, aho kugira ngo bagirire umumaro, bigirire umumaro abandi. hari abantu babyuka saa 11 guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu, baruka ku cyumweru gusa, kuwa mbere bakongera bagatangira, barakora bakavunika, ariko ukwezi iyo gushize babona amafaranga atarenze ibihumbi 100 by'amanyarwanda, ni ibihumbi 10 by'amanyakenya, wenda ni 350 by'amagande, wenda ni amadolari 100, bayahembwa ku kwezi. bazinduka kuwa mbere bazinduka kuwa mbere saa 11 bagataha saa 2 z'ijoro cyangwa saa 3 z'ijoro. ibyo bakabikora guhera kwa mbere kugeza kuwa gatandatu, bakabikora guhera ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 28. ibyo bakabikora guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa 12, imyaka ikaba 5. ugasanga imyaka 5 ishize bataruhuka, bavunika ijoro n'amanywa, ariko wandukira wareba inyuma nta kintu na kimwe kiriyo, ntacyo bagezeho, nta kintu na kimwe bigeze bageraho mu buzima bwabo. imyaka yabo yabaye y'umuruho gusa. ubwo buzima bwari buri hejuru ya Yakobo. Yakobo yahuye na marayika ku musozi, marayika arangije aramubaza ngo witwa nde? amubwira ngo nitwa Yakobo, bisobanura umuriganya, ndi umunyamuruho, nararushye. Yakobo ubwo yahuraga na Farawo, Farawo amubwiye ngo ufite imyaka ingahe? arambwira ngo imyaka yanjye ibaye mike, kubera yuko yose niyo mu ruserero no mu muruho. Yakobo ahuye na sebukwe amusanze mu nzira arimo guhunga, yaramubwiye ngo namaze imyaka 20 mu rugo rwawe, sinasinziraga ijoro n'amanywa, ibitotsi nari narabyibagiwe, ariko nta bihembo nagiraga, kuko buri munsi wahinduraga ibihembo byanjye. rero gukora ni irembo ry'umugisha, ariko ibyo ntibihagije. hari abantu bazakora bagakora nka Yakobo, badasinzira, bataruhuka, ariko imyaka 20 igashira ari y'ubusa, ari impfabusa, nta kintu na kimwe barageraho, kuko ibihembo byabo ni umuyaga, bitumurwa n'umuyaga. hari imbaraga ziri hejuru y'ubuzima bwabo, hari amazina ari hejuru y'ubuzima bwabo atsikamiye imibereho yabo. bavutse ari ba Yabesi, bakuze ari ba Yakobo, ubuzima bwabo bwuzuye umuruho. nubwo bakora, nubwo batanga, ntacyo byahindura mu mibereho yabo, kuko umuvumo w'ubutindi n'ubukene biri hejuru y'ubuzima bwabo. abo rero nibo naje kuvugana nabo uyu munsi wano. iyo wamaze kumenya ko bimeze gutyo, foromire bisigaye ni imwe, ni ugusenga. Yabesi yitegereje ubuzima bwiwe, yitegereje imibereho yiwe, abona yuko nubwo yakora, abona yuko nubwo yarara amajoro, abona yuko nubwo yakora ibirenze, ntabwo bizegera bihindura imibereho yiwe. kubera iki? nyina mwise Yabesi kubyaranya agahinda. nibyo arakora, nibyo ariga, nibyo ararara amajoro, ariko hari izina ari ku buzima bwiwe bwitwa Yabesi, gahinda. nibyo arakora, ararwana uko bishoboka, ariko inyuma hava hari umwuka w'ubutindi, inyuma hava hari umwuka w'ubukene, inyuma hava nta kintu na kimwe bigeze bageraho. uwo mwuka uramutsikamiye, uwo mwuka uramuremerereye, uwo mwuka wica buri kintu cyose kigomba guhinduka umugisha ku buzima bwiwe. hari abantu muri iyi si imiryango y'ibyago yifungutse yo bayinyuramo, ariko imiryango y'umugisha yifungutse hari bariyeri ihitiza, hari ikintu gihita kiza kubatwikira, hari ikintu gihita kiza kwiganya, hari ikintu gihita kiza gutwara uwo mugisha. hari abantu bagendana n'umwuka wa Labani hejuru y'ubuzima bwabo. Labani ni iki? ni umwuka uriganya umugisha
w'abantu bafite amazina ya Yakobo mu buzima bwabo. Rero kugira ngo bashobore kugera ku mugisha bifatika, keretse igihe cyonyine gusa bamaze gusobanukirwa baribo, bakamenya ko ari ba Yakobo, bakamenya ko ari ba Yabesi, bakamenya ubuzima bwabo, hanyuma bagahaguruka bagatakira Imana. Iyo badahagurutse ngo basenge, iyo badahagurutse ngo bahamagare Imana, bapfana ubutindi, bapfana ubukene, ibyo bakora byose ntibishobora guhindura imibereho yabo. Kubera iki? Hari umwuka w'ubukene ushingiye iyo bakomoka, ushingiye ku byo bahuye nabyo, ushingiye hari ubutumwa buri kuri icano yacu buvuga ngo Imana ya Yakobo, Imana ya Isirayeli. Ubwo butumwa buzabushake mu bwumvirize. Titira avuga ngo Imana ya Yakobo, Imana ya Isirayeli. Twavuze ku buzima bwa Yakobo. Yakobo yavutse afite umugisha. Ibintu byose byari ize mu buzima bwiwe, ibintu byose byari automatique. Icyo akoraga cyose kagendaga neza, ibintu byose byamusangagaho yibereye. Ariko amasegonda nkayo guhumbya, ahagurutse agiye gushaka umugisha kwa se, yasohokanye umuvumo ku maboko yiwe, umuruho winjira mu buzima bwiwe. Kubera iki nkivuze muri kano kanya, ndashaka kwereka ko hari abantu bavutse amaboko bafite umugisha, ariko bagahura n'abandi bantu bagatwara umugisha wabo, bagatwara inyenyeri yabo, bagatwara ibiganza byabo, bagatwara amaboko yabo y'umugisha. Hanyuma uyu munsi none bakabagenda muri iyi si bagendana amaboko y'umuruho, ariko batarayavukanye. Ahubwo hari abandi bantu bahindukije umugisha wabo, berekeza umuvumo mu buzima bwabo, berekeza umuro mu buzima bwabo. Yakobo yinjiye mu cyumba kwa se afite umugisha asanganywe, afite umugisha natural, afite umugisha yavukanye, ariko asohoka mu cyumba kwa se afite umuvumo wese mu biganza byiwe, ibyo akora biboshywe. Ubutumwa burambuye uzaburebe kuri icano yacu y'abakunda Imana, AIM 12 TV. Yabesi we ntabwo yambuye umugisha ari mukuru. Ibi ngibi ndimo kwivuga kuko abantu badukurikiranye bari bumva ijambo ry'Imana benshi batandukanye, bafite ibibazo bitandukanye. Ntabwo icyasha umugisha mugwanezeri aricyo cyagwasha umugisha, ntabwo intambara ndwana ngo mbone umugisha arizo ntambara zawe. Usanga hariho ibintu bitandukanye biri mu buzima bwacu. Icyabuzaga umugisha Yakobo cyari gitandukanye n'icyabuzaga umugisha Esawu, ariko bose urufunguzo rwari rumwe, rwari amasengesho. Gusa icyo bari bakeneye kwari ukumenya aho byapfiriye. Haleluya. Yakobo yari akeneye kumenya neza yuko umugisha we wangiritse igihe yabeshyaga akavuga ko atari Yakobo, akavuga ko ari Esawu. Hanyuma Yabesi nawe arakeneye gusobanukirwa neza yuko ibimuriho yabivanye mu nda kwa nyina. Yabesi arahaguruka atakambira Imana, arasenga yinginga Imana, ahamagara Imana. Biravuga ngo Uwiteka yumva gusenga kwiwe, amuha ibyo yasabye. Hari ibintu byinshi bizahinduka mu buzima bwawe kuko uhagurutse ugasenga. Nuhaguruka ugasenga, nuhaguruka ugahamagara Imana, niwisobanukirwa ukamenya uko amaboko yawe ari, ukamenya uko amaboko yawe ameze, uzahaguruka urwanira umugisha kandi uzawubona. Igitabo cy'Itangiriro ibice 28 umurongo wa 18 avuga ngo Yakobo azinduka kare. Yakobo azinduka kare kare, yenda ibuye yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo. Aho hantu ahita Beteli, ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi. Yakobo ahiga umuhigo ati, Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya impa ibyo kurya n'ibyo kwambara,
nkazagaruka kwa data amahoro, uwiteka azaba imana yanjye, n'iribuye nshize nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha 1/10. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Biravuga ngo Yakobo arabyuka azinduka kare cyane arasenga, abwira Imana ngo Mana numpa ibyo kurya, Mana numpa imyambaro, Mana numpa umugisha. Reka mbabwire ngo hari imigisha izanwa no gusenga. Hari abantu bambaye kuko basenze, hari abantu barya kuko basenze, hari abantu bafite aho kuba kuko basenze, hari abantu bafite ibyo kuryamira kuko basenze. Abamenye ibanga ryo gusenga barasenga bagahamagara umugisha. Haleluya. Yakobo yarabizi neza yuko urugendo agiyemo, igihugu yerekejemo, ahagiye nadasenga ngo Imana imuhe umugisha biragoye gutungira ku butaka bw'amahanga, nadasenga ngo Imana imukingurire imiryango biragoye kurira ku butaka bw'amahanga, nadasenga ngo Imana imwambike biragoye kwambarira ku butaka bw'amahanga. Arapfukama arasenga, arapfukama ahamagara Imana. Reka nkubwire aho nkurikiranye uyu mugoroba, we turi kumwe muri aya materaniro, uyu munsi haguruka usenge, haguruka usenge usaba Imana ibyo kurya. Nimba ushaka kameza yawe yuzuraho ibyo kurya by'ubwoko bitandukanye, reka nkubwire ngo haguruka usenge. Nimba ushaka kurya amafu, ukarya inyama, ukarya inkoko, ukarya inka, ukarya ihene, ukarya ubwoko bwose, ugahinduranya ibyo kurya bitandukanye, haguruka usenge. Mu gusenga hari imigisha y'ibifatika, mu gusenga hari imyambaro. Nimba ushaka kugira icyumba cy'imyambaro, nimba ushaka kugira amagariderobe, nimba ushaka kugira inzu yawe bwite, haguruka usenge. Yakobo arapfukama arasenga, avuga ngo Mana nkeneye ibyo kurya bivuye imbere yawe, Mana nkeneye imyambaro, Mana nkeneye ubutunzi, kandi nubinkorera nanjye nzajya nguha 1/10 cy'ibyo nzajya nunguka byose. Abwira Imana avuga ngo uzaba imana yanjye. Haleluya. Nzagukorera, uzaba imana yanjye. Hari ibintu byinshi muri buno buzima uzakoresha ubwenge bwawe bikananirana, uzakoresha connection ufite bikananirana, uzakoresha izina ufite bikananirana, ariko bikeneye imbaraga z'amasengesho, bikeneye imbaraga zo ku mavi, bikeneye imbaraga zo kwiriza, bikeneye imbaraga zo guhamagara Imana. Bibiliya mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 2 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 22, Bibiliya iravuga ngo abanyamudugudu baza aho Elisa ari, baramubwira ngo bitegereje uyu mudugudu uburyo ari mwiza, warebye aha hantu turi ni heza, ariko hararumba, amatungo iyo anyweye amazi yaho arapfa, iyo duhinze imyaka irarumba. Hari abantu badafite umwaku mu biganza byabo, hari abantu badafite umwaku mu muryango bakomokamo, hari abantu badafite umuvumo w'ubukene ku mazina bitwa, hari abantu badafite umuvumo w'ubukene mu maboko yabo. N'abakozi barakora, principe yo gukora barayubahiriza,
baritanga uko bashoboye, baritanga. Ariko ikibazo kiri mu buzima bwabo naho bakorera. Iyo uri mu mudugudu wa Luzi, iyo utuye mu gihugu cya Luzi, iyo utuye muri karitsiye ya Luzi, iyo ukorera mu iduka rya Luzi, ibyo ukora byose birangirika, atari ukuriho umuvumo wowe, atari uko amaboko yawe adafite umugisha, ahubwo aho utera imbuto zawe hari umwuka w'umuvumo uri hejuru yawe. Ibi ngibi utarabisobanukirwa, ukomeza wizengurukaho, ukomeza uhamagara amavuta ya deliverance, ukomeza usenga amasengesho ya deliverance, ukomeza usengera amaboko yawe, ukomeza usengera imbuto biba, ukomeza usengera iyo ukomoka, wicagagura ubukene bwa karande bwararangiye nta bukuriho, ukomeza wicagaguraho amazina witwa, ukomeza usengera abo wahaye. Ariko ikibazo kiri mu mudugudu utuyemo, ikibazo kiri muri karitsiye ubamo, ikibazo kiri mu kirere cyaho ukorera, ikibazo kiri mu mujyi urimo, ikibazo kiri mu gihugu urimo. Hari abantu baba mu mujyi runaka bagakora bikanga, bagacuruza bigahomba, bakamara imyaka bagerageza bikanga, bakwimura bahindura, bava mu mujyi umwe bakwimukira mu wundi mujyi, wenda bakava mu mujyi mukuru bakajya mu mujyi mutoya, ako kanya bagatangira gutera imbere, imiryango igafunguka, inzira zigafunguka, ibintu byose bakora bikagenda neza. Hari abantu baba mu gihugu bagahomba, bakabatindi, bakabakene, bakaba munsi y'ubukene buri hejuru y'ubundi bukene, bakabura ibyo bambara, bakabura ibyo barya, bakabura ikintu na kimwe, bagatsikamirwa, bagakandamizwa, bashingura ikirenge, bakwambuka umupaka bajya mu kindi gihugu, ubuzima bwabo bugatera imbere, ubuzima bwabo bugaprogressinga, bakagera ku bintu bifatika, bakagera ahantu hahamba kubera ko bacinjize, bavuye ahantu hamwe bajya ahandi. Hari abantu baba muri karitsiye bakaba batindi, bakwimuka bajya mu yindi karitsiye bagatera imbere, ibyo bakora bikagenda neza, bizinesi zabo zikunguka, inzozi zabo, imiryango ikifungura mu buryo bukomeye cyane kuko bimutse. Bibiliya avuga ngo babwira Elisa ngo uyu mudugudu urasa neza, umeze neza, ugaragara neza, ariko urarumbya. Rero iyo bimeze gutyo ukeneye imbaraga z'amasengesho, kuko iyo uri ahantu nk'aho ngaho, iyo uri muri uyu mudugudu urumbya, ntabwo bikorera kuwusohokamo, kuko uyu mudugudu ni ubutaka burumbya bwica imbuto biba zose, hanyuma bwarangiza bukakuboha. Iyo mu nzira mu mwaku kugira ngo uzayisohokemo, ntabwo ari imbaraga zawe, kuko yangiza buri kintu cyose ufite kandi irakuboha ngo utayivamo. Imyuka, abadayimoni cyangwa se imbaraga z'umwijima zikora aho hantu, ziriyaranja zikica inzira zose zigusohora, ziriyaranja zikica amarembo yose yagusohora, kuko birabizi neza ngo birashaka kugutindahaza, birabizi neza ngo nta bubasha bigufiteho igihe cyose utari aho hantu. Rero ikiba ni iki? Imyuka y'aho hantu y'ubutindi ikubarara hejuru, ikaguteza ibibazo. Igihe cyose ugiye kwimuka uhura n'ibibazo bituma udashobora kwimuka. Igihe cyose utekereje ko ugomba kuva ngo ujye ahandi, haza ikintu kikubwira ngo ntugende. Igihe cyose ushaka kugira ngo utere intambwe uveyo, haza ikintu kikubwira ngo bugumye hano, bihita bikwereka amahirwe adahari, bikakwibagiza ibibazo ufite. Rero icyo gihe ukenera imbaraga z'amasengesho kugira ngo ushobore gusohoka ahantu, kuko ntuzigere ugira umugisha bifatika ukiri aho hantu, ntibishoboka. Biravuga ngo bahamagara Elisa, baramubwira ngo turi abakene, turi abatindi, dufite ibibazo bikomeye,
dufite inzara, ariko hari imbaraga ziri aha hantu zangiza buri myaka yose duhinze, zangiza buri bikorwa byose dukoze. Nta musaruro uboneka ahangaha kandi ntidushobora kuhava, hari umuvumo. Ahantu havumwe ryari? Ahantu bahamagariraga Elisha ni i Yeriko. Abisirayeli bavuye mu gihugu cya Egiputa, baciye mu butayu imyaka 40, bambuka Yorodani. Bambutse Yorodani bari sipoze guhita binjira mu gihugu cy'amasezerano, ariko basanze urukuta ribabwira ngo ntago bemerewe kwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Uru rukuta byabasabye iminsi 7 n'inshuro 13 zo kuruzenguruka kugira ngo rusenyuke. Yeriko yarabagoye cyane, ariko isanduku y'Uwiteka n'ukuboko kw'Imana byari biri kumwe nabo. Ku munsi wa 7 bazenguruka inshuro 7, so ntago inshuro 13 ahubwo n'inshuro 14, kuko bazengurutse iminsi 6 bazenguruka rimwe. Ku munsi wa 7 bazenguruka inshuro 7, yes n'inshuro 13. Ugufasha iminsi 6 bazengurutse rimwe, ugafata umunsi wa 7 inshuro 7 bazengurutse, ubiteranije n'inshuro 13. So inshuro 13 bazengurutse zasenye urukuta rwa Yeriko. Hanyuma Yesu arahagarara aravuga ngo uhereye uyu munsi ahantu ndahavumye, ntazigere hubakwa n'umunsi wa rimwe. Kubera iki? Kuko hubatswe urukuta rubabuza kwinjira mu masezerano. Avuga ngo ahantu hubatswe urukuta rutubuza kwinjira mu masezerano, tukamara iminsi 6 tuzenguruka tudashobora kwinjira, ndavuze ngo ntazongere kubakwa iteka ryose. Arahavuma, aravuga ngo uzarenga kuri ibyo ngibyo, umunsi yashyizeho urufatiro azapfusha umwana w'imfura. Aravuga ngo nazamura agasakara cyangwa se agacinga azapfusha umwana w'umuhererezi. Yesu warapfa, ariko umuvumo n'amagambo yatongereye kuri uwo mudugudu birahaguma, ntabwo byigeze bihava. Ibinyejana birasimburana, abacamanza baraza, ba Debora baraza, bava baragenda, ba Samusoni, ba Gidiyoni baratambuka, ba Yefuta baraza baratambuka, umuhanuzi araza aratambuka, Samweli araza aratambuka. Nta muntu n'umwe warigeze yubaka muri uyu mudugudu ku ngoma ya Sawuli. Akora ibyangwa n'Uwiteka. Arahita, Dawidi araza arahita, nta muntu wari bwubake hariya hantu. Mu gihe cy'umwami Ahabu akorana n'ibigirwamana, igihugu cyose kinjamwe umuvumo. Umugabo arahaguruka aragenda ajya kubaka hantu Yosuwa yavumye. Akimara gushinga idafari, agishyiraho idafari, ako kanya umwana we itapfa. Umuvumo wari hejuru y'ubwo butaka imyaka n'imyaka. Umunsi yakingaga inzu, umuhererezi warapfa, umudugudu wariho umuvumo. Nta n'umwe wigeze ahindura. Rero igihe Eliya yajyaga mu ijuru, Elisa atoraguye umwitero, yariho amavuta y'ubuhanuzi. Yagarutse ariho imbaraga z'Imana, akubita Yorodani icikamo kabiri.
abantu bari batuye muri uyu mudugudu bamubonye ariho imbaraga z'Imana, baramuhamagara bamubwira ngo ngwino hano, aha hantu turi hariho umuvumo. Umugabo witwa Yosuwa yarahavumye, none natwe tubaye munsi y'umuvumo w'aha hantu. None turakwinginze vumura uyu mudugudu. Arabwira ngo nimunzanire imperezo muyishyiremo umunyu, mujye kunyereka isoko y'uyu mudugudu iri. Bamuzanira umunyu, bamuzanira imperezo nshya. Arangije aramanuka ajya ku isoko, arangije arasenga, aravuga ngo Yosuwa yari ari mu mbaraga z'Imana, yari ari mu mavuta. Arangije avuma ahantu umuvumo urahajya, abahaciye bose bagendeye munsi y'umuvumo. Ariko nanjye mpagaze mu mbaraga z'ubuhanuzi, kuko ndi umuhanuzi, ndavumura aha hantu, ndakuraho umuvumo wari hejuru y'umudugudu. Uwo munsi wa muvumo Yosuwa yashyize hejuru y'umudugudu uvaho. Abantu bari bahari batangira guhinga bareza, batangira guhinga barasarura, batangira korora, inka zirororoka, batangira kurya barahaga, barambara baraberwa, ubutunzi buraza mu buzima bwabo, ibifatika biraza mu buzima bwabo kubw'imbaraga z'amasengesho. Nagira ngo nkubwire ngo hari igihe uba ahantu hari umuvumo utabizi, umaze imyaka n'imyaka, ukagura ikibanza kiriho umuvumo, ukacyubaka kiriho umuvumo, ukinjira muri iyo nzu ukaryama hejuru y'umuvumo, ukabaho mu butindi n'ubukene. Nta butindi buri ku buzima bwawe, ahubwo aho uryamye hari umuvumo uri hejuru yawe. Ibintu byose wabikora bikangirika, urubyaro rwawe rugapfa, ibyawe bigapfa, umugabo wagapfa, umugore wagapfa, ubutunzi bwawe bugapfa, amatungo yawe agapfa, ibyo woroye byose bigapfa, uburwayi bugasimburana mu buzima bwanyu. Kubera izihe mpamvu? Muri ahantu hari umuvumo mutazi. Rero udahagurutse ngo usenge, ukomeza kuba muri ubwo buzima, kuko no kwasohoka ntibigukundira. Niyo mpamvu ukeneye gusenga kugira ngo ucagagure izo mbaraga ziri aho hantu. Iyo bishoboye ufite amavuta nka Elisa, kuko ntabwo ari bose bafite amavuta nka Elisa yo guhumana ahantu hahumanye. Hari igihe biba ngombwa yuko usenga kugira ngo Imana ihumanure ahantu uri, cyangwa se ugasenga ngo Imana iguhe imbaraga zo kwiruka uhahunge. Kuko amasengesho ntabwo iteka akora uko ubitekereza. Hari n'igihe akora muri pozisiyo itandukanye n'utekereza, hari igihe akora mu buryo butandukanye n'ubwo wibwiraga. Haleluya. Uraho wibwira ngo ndashobora gusenga iki kintu kigahinduka, ariko Imana ikakubwira ngo numvise gusenga kwawe, haguruka wiruke, haguruka uhunge. Rero uyu munsi turimo kuvuga ku ijambo imbaraga zo gusenga zibohora imigisha y'ibifatika. Imigisha y'ibifatika izanwa no gusenga. Uzakora cyane uruhe, ariko usanga wakoreye ubusa. Uzatanga ariko utegereze ikikugarukira ugihebe. Kubera iki? Hari ibindi bintu biri inyuma y'ubuzima bwawe urimo urwana nabyo byangiza umugisha wawe. Uyu munsi mberetse ibintu bitatu byangiza umugisha mu buzima bwawe. Icya mbere nakibabwiye, aho uvuka, ubukene bwa karande, ubukene bwo mu muryango, imivumo mu muryango. Uvukira mu muryango udafite ikintu na kimwe, ukagusiga ubukene bwawe. Ni ubukene bwambukiranya, buva mu buryo bumwe bujya mu rundi. Ugasanga ababyeyi barabyara badafite ubushobozi bwo kurera abana, ahubwo bategereje ko abana rero bazaza kubarera. Abana bagakura badafite support ituruka ku babyeyi, ahubwo ababyeyi bategereje yuko abana ari bari buze kubagaburira. Hanyuma abana bagakurira muri uwo mwuka no muri izo mbaraga zibaboshye. Barangiza nabo bakazagira igihe cyo
kubyara badafite icyo baha abana, ahubwo bategereje yuko abana aribo bari buze kugeza gute, kuza kubagaburira no kuza kubafasha. Ibyo bigahinduka generasiyo zambukiranya kuva kuri generasiyo imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, ugasanga ubukene ni impano y'umuryango. Generasiyo imwe ihereza indi generasiyo, indi generasiyo ihereza indi generasiyo, ugasanga ubukene burambukiranya. Iyo wavukiye muri uwo muryango rero, niyo uvuyemo ukagira ngo ugize ubushobozi urize, usanga uri umwe wenyine gusa mu bantu barenga 500 bo mu gisekuru cyanyu badafite ubushobozi namba. Rero usanga baguhanze amaso, utwo ukorera twose utubagabagabanye. Iyo bikoze nawe uhita ujya ku rwego rwabo, nubwo ukora, nubwo wize, nubwo ukwinjiza amafaranga, ariko utubona utugabagabanya abantu barenga 500. Niki kiba hagati aho ngaho? Nawe bakurwego rwabo. Iyo wanze kubikora barakuvuma, bakakugambanira, bakakuroga, bakakwica. Niko bigenda. Rero aho niho Yabesi yavuye. Iyo umaze kumenya neza yuko ari uko icyo gisekuru cyawe kimeze, icya mbere nubona umugisha uzatugirana ibibazo nabo muvukana na bene wanyu no mu miryango n'abandi batandukanye, bitise kubona ntibishoboka, uhaguruka gusenga amasengesho nka Yabesi. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni igihe abantu bakugirira ishyari bagatwara umugisha wabo. Twabibonye kuri Yakobo, amaboko yawe agahumanywa. Wari ufite amaboko yo kwinjiza, ufite amaboko y'umugisha, wakoraga ibintu bikaza, wacuruzaga bikagenda, wabonaga akazi ugakundwa, abantu bagatwara umugisha w'amaboko yawe. Umuvumo n'umuruho bikaza ku buzima bwawe utarabivukanye, ahubwo warangijwe n'abandi bantu. Ibyo nabyo udahagurutse ngo usenge, nta kindi kibigukuraho. Ibyo wakora byose, wakora, wakwitanga, warara amajoro, wavunika, iyo udahagurutse ngo usenge, ucagagura iyo migozi waboshywe n'abantu. Ibi ngibi biba ku bantu bagufitiye ishyari, ku barozi, abantu ugenda gukorera. Urahaguruka ukajya gukora ahantu muri kampani y'abantu bakorana n'imbaraga z'umwijima, bakagutwara imbaraga zawe n'umugisha wawe bakawushyira mu buzima bwabo. Hari abantu benshi mubana ngo ni abakire, ni abatunzi, ariko icyo bakoreshaho n'amanywa barabizi neza ko buri muntu aza muri iyi si hari umugisha afite mu buzima bwiwe. Iyo ugiye kubakora amasezerano musezerana, bagukorera bagatwara umugisha wawe, amaboko yawe bakayatwara, noneho bakagwindira umucakara wabo, bakagutongera ko ugomba kubungukira. Abo ni ba Labani. Ibyo tubona mu buzima bwa Yakobo na Labani. Labani ntiyashakaga ko Yakobo arantagera mu buzima. Labani yashakaga ko Yakobo yungukira ubuzima bwa Labani. Ntabwo ushobora gutera imbere ugikorera abo bantu. Kugira ngo ushobore gutera imbere bigusaba gusenga, hanyuma ugasohoka munsi y'abo bantu. Iyo udasohotse ngo utandukane nabo upfura umutindi. Bagwa amafaranga yo kwishyura inzu, bakagwa amafaranga yo kurya, ukabuko nguko ubuzima bwawe bwose kurinda upfuye. Umugisha ntuzigera ufunguka, amoko yawe ntagazigera akora ngo agire ikintu ageraho. Bakoresha imbaraga z'ikuzimu, bakoresha imbaraga z'umwijima, bagatwara amaboko y'abantu n'imigisha yabo n'ubwenge bwabo, bakabahindura abacakara ubuzima bwabo. Hari umusaza umwe twigeze gura igihe kimwe, arambwira ngo we ntagazigera abwira abana be kwikorera, ngo ahubwo iteka ryose azababwira bashaka abantu bakorera, ngo kuko yabonye yuko igihagurukaga agiye kwikorera byamuteje umuvumo udasanzwe, ngo rero azajya duke ariko akorera abandi ba boss. Imyaka y'ubuzima bwiwe bwose yayihebeye gukorera abandi, ntarota yuko washobora kugira ikintu ikora mu buzima bwiwe. Nuvuga ngo nasobanukirwa neza ko hejuru y'ubuzima bwiwe hari imbaraga z'ubucakara zimutsikamiye, kandi izo mbaraga z'ubucakara zamaze gufata ubwenge bwiwe zirabuboha, uwo mwuka arimo kuraga mu rubyaro rwiwe.
rero iyo bimeze gutyo, amasengesho nyine gusa niyo ashobora kugukura aho hantu. Amasengesho nyine gusa niyo ashobora kukubora aho hantu. Uzasanga wowe ubwawe ushobora guhaguruka ugakora ukinjiza amafaranga 300 mu kwezi, ariko ugakomeza ukaba munsi y'umuntu ugomba amafaranga 150 ukagira ubwoba bwo kuvayo. Hatabaye imbaraga z'Imana, imbaraga z'amasengesho, ntushobora gusohokayo. Yakobo kugira ngo ave kwa Labani yarasenze, marayika agombye kumanuka mu ijuru amusanga ku bibumbiro amuha imbaraga, arahaguruka aratekera aragenda. Imyaka 20 yari ishize ari umucakara, kandi akora ijoro n'amanywa ataruka adasinzira. Hari abantu bameze gutyo. Nimba nkurikiye ukeneye imbaraga z'amasengesho, nimba nkurikiye, nimba urimo kunyumva, ukeneye guhamagara Imana, ukeneye gusenga. Amasengesho yonyine gusa nyashobora guhindura situation, nyashobora guhindura ubwo buzima. Udahagurutse ngo usenge, ntabwo ushobora kuva muri iyo situation. Icya gatatu nababwiye, ni igihe aho ukorera haba hari umuvumo, aho utuye hari umuvumo. Igihe cyose utazasobanukirwa imbaraga ziri hejuru y'ikirere ukoreramo, imbaraga ziri hejuru y'ikirere uba munsi, ibyo uzakora byose uzisanga urimo gukorera kuri se. Ibintu uko ari bitatu nkubwiye ubiverifiye mu buzima bwawe. Ikindi gihe tuzababwira ibindi, ariko kuri iyi shuro n'ibingi nashaka kubabwira. Mbere yuko dusoza, reka twinjire mu ijambo riri mu gitabo cy'Ingoma za kabiri ibice 6. Ingoma za kabiri ibice 6 umurongo wa 26 kugeza ku murongo wa 30. Biravuga ngo ijuru nirikingwa imvura ntigwe kuko bagucumuyeho, nyuma bagasenga berekeye aha, bakubaha izina ryawe, bakareka igicumuro cyabo, kuko uzaba ubahanye. Ujye wumva uri mu ijuru ubabarire abagaragu bawe n'abantu bawe b'Abisirayeli igicumuro cyabo. Uzabigishe kugendana ingeso nziza, uvubire igihugu cyawe imvura, icyo wahaye abantu bawe ho gakondo. Inzara nitera mu gihugu, cyangwa mugiga, cyangwa kurumbya, cyangwa gikongoro, cyangwa inzige, cyangwa kagungu, cyangwa ababisha, nibabagotera mu gihugu kirimo imidugudu yabo, nubwo hatera ibyago cyangwa indi ndwara yose, maze umuntu wese nagira icyo asaba cyose yinginze, cyangwa abantu bawe b'Abisirayeli bose, uko umuntu wese azajya yimenyaho indwara ye n'umubabaro we kubwe, akarambura amaboko ye yerekeye iyi nzu, ujye wumva uri mu ijuru ari ryo buturo bwawe, ubababarire, witure umuntu wese ukurikije ibyo yakoze byose, wowe uzi umutima we, kuko ari wowe wenyine uzi imitima y'abantu. Haleluya. Anga Salomo yarimo gukorana isezerano n'Imana. Iri jambo riratwereka iki? Biravuze ngo ijuru nirikingwa, inzara nitera, ubukene nibuza, mugiga nitera, kagungu niza mu mirima, inyatsi niziza, inzige zikaza zikaga imyaka, ugakora ukabona ntacyo ugeraho, ugacuruza ukabona ntiwunguka, ibyo ugerageza byose bikangirika. Ibanga ni rimwe, senga. Salomo yaravuze ngo nibagutakira Mana uzumva uri mu ijuru. Haleluya. Igihe ugoswe n'ubukene, igihe ugoswe n'ibibazo, kuko reka nkubwire, hari igihe ushaka gukora ariko ukabura n'igishoro, hari igihe ushaka gukora ariko ukabura n'aho uhera, amaboko yawe ukabura n'aho atangirira,
rero uyu mugoroba ndakubwira ngo mu gusenga kwawe, haleluya, mu kwinginga Imana kwawe, mu guhamagara Imana kwawe, harimo imbaraga zihindura ubuzima, harimo imbaraga zizana imigisha bifatika, harimo imbaraga zituma imyaka yongera kwera mu murima, harimo imbaraga zituma Imana ivuba imvura ikamanuka, ubutaka bukongera kweza imyaka. Nimba uri mu buzima bw'ubukene warabuvukiyemo bitewe n'aho utuye, bitewe n'ibibazo bitandukanye, bitewe n'aho wavukiye, bitewe n'ibyo wakoreweho, haguruka usenge, haguruka uhamagara Imana, shakisha Imana, senga Imana ijoro n'amanywa. Nusenga Imana izakingura imiryango y'ubuzima bwawe, nusenga Imana izagufungurira inzira, nusenga Imana izakuvubira imvura, Imana izakugushiriza imvura, nusenga Imana izaguhindura ubuzima, nusenga Imana izakwimura, nusenga Imana izagukura munsi y'amaboko akuremerera, nusenga Imana izagukura muri karande, nusenga Imana izabohora ubuzima bwawe. Hari imigisha utazigera ubona muri buno buzima keretse igihe cyonyine gusa urutse ugasenga. Hari ibintu bitazigera bikorekana umunsi wa rimwe keretse igihe cyonyine gusa uhagurutse ugasenga. Imana ibaha umugisha, reka dusenge Imana. Niba nkurikiye muri kano kanya kugira ngo ibyo byose bikore, hari ikintu cya mbere ukeneye kwakira Umwami Yesu mwiza n'umucunguzi. Yemera muri kano kanya uri kuri televiziyo, wowe turi kumwe muri kano kanya utarakorana isezerano na Yesu Kristo, zamura ikiganza cyawe aho uri, usubire muri aya magambo uvuge ngo Mwami Yesu, ndashaka umugisha wawe muri iyi si, ndashaka kuhindura ubuzima bwanjye, ndashaka ko ubohora imibereho yanjye. Uyu munsi ndakwiringiye ko bishoboye, niyo mpamvu nguhaye ubuzima bwanjye. Ciye bugufi imbere yawe, mbabarire ibicumuro byanjye, mbahabarire ibyaha byose nakoze, mbabarire inzira mbi zose nanyuzemo, mbabarire ibyo nagendemo mu kutamenya, ibyo nakoze nzi n'ibyo nakoze ntazi, mbabarire ibicumuro byanjye. Nguhaye ubugingo bwanjye, nguhaye umutima wanjye, nguhaye ibyanjye byose kugira ngo ubitware kandi ubitegeke. Unyandukure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo ubwo uzagaruka uje gutwara itorero nanjye uzanjyane. Aho uzaba nanjye nzahabe, tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka mbasengere. Data mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi, ndasengera ubwoko bwamaze gukurikirana ijambo ryawe, ndasengeye abakira Umwami Yesu nk'umukiza n'umucunguzi kuri buno butumwa. Reka Mwami ikiganza cyawe kibe hejuru ya buri wese. Data, dukeneye imigisha bifatika. Tumaze iminsi utwereka imfunguzo zitandukanye zo gukoresha kugira ngo tubone imigisha bifatika. Urufunguzo rumwe rwonyine gusa ntago ruhagije kugira ngo tugere aho tugomba kugera, ariko twabonye ko gutanga ari urufunguzo rufungura imiryango. Twabonye ko gukora ari urufunguzo rufungura imigisha bifatika. Data, uyu munsi tubonye ko gusenga bikingura imiryango y'umugisha. Iyo dusenze ijuru rirakinguka, iyo dusenze ubutunzi buraza. Niyo mpamvu muri kano kanya Mwami ndakwinginze uhindura ubuzima bw'abakunda Imana, uhindura ubuzima bw'abadukurikiye, uhindura ubuzima bw'abana bawe Mwami, ubahe umugisha bifatika. Data, ubahe izi nkingi uko ari eshatu uyu munsi none bazigenderemo, barambura ibiganza byabo batange, barambura amaboko yabo bakore, kandi bahaguruke basenge mwihishurirwa rihambaye kugira ngo bacagagure ingoyi zose z'ubukene kandi babohoze imigisha yose aho iri.